tuzimuka mw'isi tugera iwacu, naheza tubakiwe n'umukiza. Ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Ntabwo twese tuzimuka nubwo mwabijyaho impaka, gusiga uyu mubiri ukawiyaka, iri cumbi ry'isuka ryimuka, bisa no gusenya utarubaka. Burya nababwiraga ibya wa munsi, nabonaga mwuzuye ishavu ryinshi, muti none nk'uyu bagiye he, ko yaragikunzwe aducitse ate? Gusa heza hera ni mu ijuru, nitugira Imana tukajyayo. Nabonaga benshi uko biriza, mu mitima binikije inseko, ariko mu maso bashavuye, bakareba hirya bagaseka. Zirya mvugo zuje zigezweho, ngo wa muturanye avuye ku birayi kandi rwose amanitse inkweto, nagenda afumbira ubutaka. Nkabareba nabura gukonza ngo mbereke, abarira mbereke ihumure, abaseka mbereke yuko isi nyirayo adatuye kuri iyi si. Kuri tw'isi ni inzira iziguye, tubaho tuvuye mu yindi si, ndetse nyuma yuko tuvuye ino umutima winjiye umwijima, aya maso ntacyo tukibona, ubu bwonko bwafashe amaferi, duhita duhindurirwa inzira. Ducumura kenshi ntitwicuze, aha mu rubanza ndi kwibaza, ntegereje inzandiko zindega, mbabariwe nkumva rusubitswe, nkagaruka mwabona impinduka. Ariko se ko mbona Satani yashinyitse, ahekenya amenyo adakurayo, ko mbona se yakije umuriro, arimo kureba mu bitabo, ari nako avivura amazina. Nyagasano nyigaragarize, kuko uyu Satani ndi kubona n'umujinya ajunditse amfitiye, uyu banza ntamuva mu nzara, aramutse atsindiye kongiwe. Uyu se ko ndeba ari kunyegera, afite umuzingo, afite n'inyundo yo mu rubanza, mbigenje nte? Ndabona ari kuzana filime, ngo nyirebe ubundi mfata inzira. Oya se, ngo seka written by ngo nde, gusa reka nicare ndebe da, winyingiriza nze ndebe iby'uyu muzingo bazinguye. Ko mbona ari kera nkiri umwana, uzi ko ibyo twakoze mw'iyo si byandikirwa mu yindi si, ngo tuzabitware bigirwa impambi zatujyana mu yindi si. Oya se, wa munsi w'impanuka tujya gutabara aho gutabara, tugasaka bakoze impanuka, ngo burije ntawe turabukwa, birya byose barabyanditse. Urubanza rubera ino si nk'urwo mw'isi, nawe se nta mwavoka, nta ruswa, iburanisha ni mu muhezo, nta n'uwarusubika, ubushinjacyaha ntibuharangwa, ibikorwa twakoze turi mw'isi, uhatungutse biramushinja. Ndorera benshi baheze mu manga, baratabaza banatakamba, bafite impumu baguye umwuma, ngo bapingaga ibyo gusenga, haraka cyane ye baba we. Marayika rero emera unyumve, nubwo umpereje inzandiko ukaba uri kunyereka inzira, reka mbanze nandikira abo nasize, mbabwire amahara akwiri muri uru rugendo, bagegene iyi nzira bakiri ku isi. Ngo bafite Bibiliya bayisome, twarabwiwe bihagije, kandi nanjye nari ndimo. Ubu se baribuka gusoma ngo ikorowani bayisome, bayisobanukirwe koko? Bibiliya ntabwo zigisomwa na rwa rwandiko rw'umugenzi, wa wundi ujya mu ijuru, wambabariye nkajya kubabwira. Dore igitangaje kurusha ibindi, bamwe badushishikariza iby'ijuru, abenshi muri bo ntibajyayo, amazina yabo ntiyanditse. Mujye musesengura mushishoza, umwuka ugenzurwa n'undi mwuka, kandi iri juru riraharanirwa. Nyabuna abakiriho mugihumeka, munoze imirimo mukora mukiri ku isi, kuko uru rubanza mbona ahangaha muri iki cyumba cy'iburanisha, dore buri wese arabazwa ibye. Dore ikintangaje hano rero,
ndi kubona bambaye imyambaro irabagirana irusha na zahabu. Umwe twari tuzi ko ijuru kuri we azaryumva mu makuru, ndabona nawe yiyicariyeyo. Muzi ko yanyongoreye se ngo ntabwo tuzi aho yihaniye. Uriya mbona se si wa undi twemeraga ko azaritaha, ko mbona yicaye mu manga arasera igahanga rikuboroga yo, kandi yarajyaga atubwiriza. Inshuti bavandimwe muri ku isi, iyi si ni inzira ducamo, imirimo tuyikoreramo niyo iduherekeza mu yindi si. Uzi ko amazina yacu aba yanditse muri cya gitabo cy'imirimo. Abaharanira kurama mukiri bazima, muringanize ayo mayira munave ku izima. Nyuma y'ubuzima buzima burya nta buzima, muharanire ubuzima buzima. Mwitegure kandi mugorore inzira munyuramo mukiri ku isi. Musenge cyane munitunganye, mwiyeze byemezwe, mwandikisha amazina mu gitabo cy'ubugingo. Ijoro niriza mu mwijima, ijoro muzarijyemo mukeye. Umusizi Sekarama.